Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Kigali Sport, nizere ko rwose mwagize igitondo cyiza, nizere ko rwose uyu munsi uri buze kuba wababera uwihirwe gatanu kuri gatanu, uyu munsi wo ku isabato rwose nizere ko rwose uri buze kubahira, nizere ko rwose ibyo muri buze kuba mwakora biri buze kuba byabahira gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe ni transferi, ni amakuru mashya tuba tubazaniye mu gitondo ndetse n'ikindi gihe cyose tuzajya tugenda tubagezaho amakuru meza cyane agezweho mu ikipe ya Rayon Sports ndetse no munsi n'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ayandi makipe yose mukunda ku isi ndetse no mu Rwanda. Mujye mubyandika muri komanteri mutubwira amakuru mushaka ko twabagezaho gatanu kuri gatanu, tubashe kuba twayashakisha. Nk'ibisanzwe ndagira ngo mube mwashimira ekipe ya Rayon Sports ikomeje kwiyubaka, ikomeje gutitiza umukeba, ikomeje gutitiza umujyi. Kuri iyi nshuro ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe ya Rayon Sports imaze kuba yasinyisha umukinnyi Ruboneka Jean Bosco. Uyu Ruboneka Jean Bosco rwose muri iki gitondo nibwo hagiye amakuru adasanzwe, amakuru ateye ubwoba, amakuru atunguye abakunzi ba ekipe ya APR, amakuru ashimishije ku bakunzi ba Rayon Sports. Ni umukinnyi ukomeye ukina hagati mu kibuga, na wundi ni Ruboneka Jean Bosco wamaze kuba wasinyira ikipe ya Rayon Sports amezi agera kuri 6 akinira ekipe ya Rayon Sports. Nibyo tugiye kuba twaganira muri aka kanya, muri iki gitondo rwose nibyo tubyutse tugiye kuba twababwira. Nizere ko rwose mwamaze kuba mwakanda subscribe, nizere ko rwose mugiye kuba mwaterekamo imitima y'ubururu n'umweru, nizere ko rwose mwamaze kuba mwatubwira uburyo ki uyu mukinnyi mumwakiriye mu ikipe ya Rayon Sports Ruboneka Jean Bosco. Nibyo tugiye kuba twaganiraho muri aka kanya. Reka mbe nabaha ikaze ubundi bwo nze muri aka kanya. Yes guys, reka tube twatangira amakuru yacu, amakuru agiye kuba yagaruka kuri transferi ibaye kuri uyu munsi, ibaye muri iki gitondo rwose. Ni amakuru asohotse muri aka kanya, ni amakuru atunguye abanyarwanda, ni amakuru rwose atunguye abakunzi ba Rayon Sports, by'umwihariko abafana. Ndagira ngo mube rwose mwashyira muri komanteri imitima myinshi y'ubururu n'umweru, kuko Rayon Sports ikoze agashya kadasanzwe ko kugura umukinnyi ukomeye ikipe ya APR yananiwe kuba yasinyisha, bikaba birangiye ikipe ya Rayon Sports ariyo imwisinyishirije. Nyamara ikipe ya APR rwose iri gutsindwa ku buryo bukomeye, dore ko yari ayitsinzwe ibitego bigera kuri 5-0. Ese ikipe ya APR byari ngombwa ko igura abakinnyi itazi, ikaba yarekura bamwe mu bakinnyi b'igihugu cy'u Rwanda, b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bakomeye cyane, ikajya kuzana abadakomeye b'amakipe itazi rwose? Byari ngombwa nabyo ubitereke muri komenti rwose gatanu kuri gatanu. Uyu mukinnyi Niyomugabo Claude yasinye ekipe ya Rayon Sports amezi 6 rwose, nk'uko byagiye bigaragara hanze, byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sports ndetse n'iza Ruboneka Jean Bosco. Uyu
mukinnyi rwose Ruboneka Jean Bosco yamaze kuba yaterekaho umukono ku masezerano y'amezi 6 azajya ahembwa miliyoni n'igice mu ikipe ya Rayon Sports, niyo yamwemereye rwose muri aya mezi 6 azaba ari gukinira ekipe ya Rayon Sports. Ese azayifasha iki? Ese uyu musore rwose wari ibintu bye biteye bite? Ese azafasha iki ikipe ya Rayon Sports? Reka njye mbaratire nk'umukunzi wa ekipe ya Rayon Sports, reka mbe nabaratira uyu mukinnyi mwiza cyane ekipe ya Rayon Sports ibashije kuba yagura, nubwo asinye amezi make, ariko uyu musore ndatekereza neza nashidikanya ko uyu musore azagira icyo afasha ekipe ya Rayon Sports, dore ko yafashije ekipe ya APR gutsinda imikino igiye itandukanye muri shampiyona, mu mikino nyafurika ndetse no mu yindi mikino ekipe ya APR yagiye yitabira mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu mukinnyi ndatekereza neza ko azafasha ekipe ya Rayon Sports. Ndatekereza mwarangije kuba mwashyira imitima muri komenti. Ndabashimira.